irashira kongoka. Ariko sasa ahangaha biraza kugorana cyane kumenya hari muri iki gitondo cy'itariki 27 uku kwezi k'umunani mu gihe cya 2:45 nibwo indege yari iturutse Bukavu yerekera Minembwe. Ubwo ni indege ya gisivile yarimo imiti, yarimo ibyo kurya n'ibindi byankenerwa by'abasivile bya buri munsi. Igeze mu karere ko hafi ya Gahwera aho bita Zabikuba, hafi aho nibwo hari misile yavuye ku butaka ibasha kurasa iyo ndege. Nongeye kuba ikaze bakunzi ba TikTok TV, nizere ko meze neza cyane mwese mu muherere no ku isi, nizere ko muri amaro ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa 8 2026. Mumeze neza mwese mu muherere, nizere ko ibintu ari amahoro. Nkomeza gushimira abantu dukomeje kubana umunsi ku munsi. Ikimenyetso nuko wakoze subscribe, hanyuma ikindi nuko tuba tubona sharing ama video yacu, ikindi nuko tuba tubona like ari nyinshi cyane, hanyuma na comment zikaba nyinshi cyane zo mu buryo bugiye butandukanye. Ikaze mwese abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane, buri mwanya buri munsi. Ibiganiro byacu ndabizi ko ari ibintu by'ingenzi cyane, niho mubonera amakuru ya nyayo, amakuru abagezaho ukuri kw'ibyakozwe n'ukuri kw'ibyavuzwe n'ukuri kw'ibyabaye byose muri rusange. Abantu bari mu bihugu by'uburayi bigiye bitandukanye, abantu bari muri Australia, Canada, abantu z'umwihariko bari muri Afrika, nizere ko meze neza cyane mwese aho mwerere. Mukanya mu kiganiro giheruka murambabarira amajwi ntabwo yari ameze neza. Ico kibazo naje kucumva nyuma ndimo kweditinga, ariko ndavuga nta kundi uko ijwi ririmo gusohoka mukabyumva, nubwo ijwi ritari perfect, ariko ngomba kubibaha kuko murabizi ni ibintu dutindaho cyane. Amajwi n'amashusho ni ibintu biba biri perfect hano, nubwo uwo munsi bishobora kuza rimwe na rimwe wenda bikaza kuba atari byiza nkuko byabaye ubushize, ariko mbona ko ari byiza ko ngomba kubibaha uko byagenda kose. Uyu munsi ndakeka ko nubwo ntarimo kugaragara, ariko ni ibintu mumenyereye, amajwi murimo kuyumva neza 5/5. Hanyuma mu kiganiro cy'ubushize nko nanigiye kubivuga, twarimo tuganira kuki, twarimo tuganira ku mpanuka y'indege. Harya ubwo nayo iba impanuka y'indege yarashwe, ubwo yitwa impanuka, accident nyine. Ubundi mu buryo busanzwe nyine accident ni ikintu cyabaye par accident nyine, mu buryo butateguwe. Iyi ndege ku munsi w'ejo muzo twarimo tuva mu kiganiro koko yararashwe, hanyuma nyuma yo kuraswa irashira kongoka. Ariko sasa ahangaha biraza kugorana cyane kumenya uko byagenze, kubera impamvu zigera muri zibiri. Icyambere, afanderwa umuvugizi wa Twigwaneho yavuze ko indege yarashwe irasigwa mu maneho batareba cyangwa se batagenzura, ariyo bikuba. Avuga ko abasirikare ba Twigwaneho cyangwa se MRDP bari hirya ya Gahwera cyangwa se bafungiye muri Gahwera nkuko yabivuze, kandi bikuba uba wamaze kwambuka uruzi uri mu kirere cya Mibunda. Akaba yavuze ko ahantu batahagenzura. Rero kumenya uburyo byagenze, enquête ubundi hera kuri tele y'igikorwa nyirizina aho cyabereye. Bivuze ngo bishobora kuza kugorana kumenya iyi ndege wenda na kakuma kandi bakita gute, kakuma gafasha ikoranabuhanga kumenya ibyateye impanuka nuko ibintu byagenze muri rusange, kukabona bizagorana kubera ko aya maeneo ntabwo ari MRDP iyagenzura. Ariko yavuzemo akantu umunyamakuru yamuwaje ntese ubwo ngubwo bivuze ko iyo ndege mudashobora kuyigeraho. Avuga ko bashobora kuyigeraho, ubwo byumvikane ko
ushobora gukoreshwa imbaraga za gisirikare kugira ngo iyo ndege babashe kuyigeraho. Ariko amakuru wenda yabaguye mu ndege yo ntabwo agoye kumenyekana, nkuko yavuze ko ari abapilote babiri ndetse n'abandi bagenzi bari baherekeje iyo miti babiri, nubwo amazina yabo ataraje ahagaragara. Impamvu mvuga ko wenda byo byoroshe nuko indege ifite aho yahagurukiye, kandi aho yahagurukiye harazwi kandi bazi abagiye mu ndege abaribo. Bityo rero ntekereza ko wenda mu buryo bwo kumenya abaguye mu ndege byo bitagoye cyane. Ibi ngibi bibaye mu gihe ibitero n'ubundi ku munsi w'ejo byakomeje muri point zero, barasa ibisasu bikomakomeye hifashishijwe drone kwa Murima ndetse n'ahandi hatandukanye muri Masisi no kuri side ya ruguru y'Ibukavu. Ibitero birimo kuba, mwibuke ko turi muri CCLF, mwibuke ko izi mpande zombi, uruhande rwa M23 ndetse na leta ya Kongo, bari muri CCLF. CCLF mu gihe ikomeje, abandi bo ku ruhande rwa leta ibitero n'ubundi birakomeje. Niyo mpamvu bazakubwira ngo CCLF burya nta kindi kintu ifasha usibye gufasha abantu bari ku mpande zose kugira gute, abantu bari ku mpande zose kubona uko bategura intambara nshasha. Naho ibyitwa CCLF burya biragoye, kuko muri CCLF niho usanga bari gutegura intambara. Bityo rero kuba uyu munsi navuga ko ibitero bikomeje CCLF cyangwa se ibiganiro muri rusange, reka ndeke kuvuga CCLF gusa, ibiganiro byose muri rusange biragoye kuba uyu munsi ushobora kuvuga ngo bifite ico bimaze. Nagerageje kureba rero muri rusange ese inzira z'iyi ndege muri rusange, kuko abantu bavugaga ko iyi ndege ishobora kunyura mu mpande zigiye zitandukanye, cyane ko hari uruhande rumwe itagomba kunyuramo kubera ko ubu ngubu ruri mu maeneo ya FRDC. Ariko nanone biragoye ko indege ishobora kugira mu Minembwe uyu munsi tarinze inyura mu maeneo ya FRDC, ntago bishoboka. Yaba yanyuze heheze? Reka tuvuge urugero, yahagurutse wenda Kavumu, hehe Ibukavu, irazamutse inyuze hejuru y'umujyi wa Bukavu, iragiye wenda inyanja ya Kivira kuri ruhande, hanyuma irazamutse mu misozi miremire. Ishobora kuzamuka mu misozi miremire ya Nyangezi ikakata ija za Rurambo. Ariko nanone indege yanyuze Rurambo yegeranye na za Masango n'ahandi, n'ubundi hari leta. Ico gihe nuko ari indege nyine bikiri mu kirere cyo hejuru cyane, kuko indege iri buze kwitira mu Minembwe yanyuze za Rurambo, aho ngaho bikiri hejuru cyane. Wenda nkabakifashishwa ibindi bisasu wenda byo mu kirere, cyangwa se izindi indege zo mu kirere zikarasa iyo ndege. Ariko biragoye ko iyo ndege iba yamaze gufata ikirere cyo hejuru cyane, mu buryo iza kuza igenda imanuka igeze byibuze, reka tuvuge wenda niba yanyuze muri Ndondo yo hagati imaze kugera wenda hafi za Kamombo, niho igenda imanuka isatira za Mikenke, hanyuma mu Karingiho iba yamaze gusa nkaho igaragara yitegura kwitura. Ibyo ngibyo birashoboka. Ariko nanone iyo nzira mberetse, kuko byanze bikunze irimo FRDC, irimo na coalition yose muri rusange. Nizamuka rero ikazamukira muri kiriya kibira n'ubundi cya Forêt Equatoriale, iza mu Mibunda aho yari yanyuze, n'ubundi muri ari amashamba, n'ubundi byanze bikunze iraza guhura na coalition, kuko nta hantu ishobora kunyura. Ifizi yo ntago yarindi hanyura, kuko yavogera ikirere cyose kugeza igeze ku kibuga cy'indege iri muri maeneo za coalition. Kubera ko nizamukana za Baraka, ikazamukana wenda za Fizi, n'ubundi ni mu maeneo
iraza guta neza neza mayine we yatangiye kumanuka, aho izaba itangiye kumanukira neza neza muri Mukoko cyangwa se yego muri Mukoko mu Rusuku nibwo ibitangiye kumanuka. Kandi rero niho harimo kugabwa ibitero. Nibi bitero uyu munsi birimo ibisasu bya drone birimo kuraswa ahangaha muri Mukoko, bisobanuye ko ni indege n'ubundi yabirimo kwitegura kwitura, kuko yabisigaje ari amarango y'agakenke gusa hanyuma ikitura hasi. Ntabwo rero ari ibintu bigoye kuba wavuga ngo uyu munsi indege kuba ishobora kubura, navuga ngo ikirere inyuramo ni ibintu byumvikana. Usibye ko wenda izi ndege zose zari zimaze iminsi zigenda, zishobora kuba zagenderaga kuri mu kirere cyo hejuru, zikaza gutangira kwika zigeze mu maeneo arebwa na MRDP. Naho ubundi mu nkengero zaho aho igomba kunyura hose harimo coalition ya FRDC muri rusange. Ugaze umuze ko narimo kubivuga rero ntago haramenyekana icyatumye iyi ndege muri rusange cyangwa se abaguye muri indege ni bande, amazina ni bande. Ariko umuvugizi wa MRDP Afande Rugabo yakomoje ku ijambo rikomeye cyane ku munsi w'ejo, nibwo yari yatwitinze ko General Sematama yageze mu Minembwe. Mayine we mu Minembwe kuri Edikota nkuru nkuko yabyanditse. Ati rero mu ijambo ry'uyu munsi aravuga ati wakeka ko abangaba bari bazi ko wenda ariyo ndege General Sematama yararimo, ntabwo yabaketse nabi kuko birashoboka. Ati birashoboka ko bakekaga ko ariyo ndege arimo, atari ko yari yamaze kuhagera nkuko yabivuze ku munsi w'ejo ko yamaze kuhagera muri rusange. Ntekereza ko mu by'ukuri abarashe indege birashoboka ko icyambere bashaka kuba bakekaga ko wenda ari yarimo, cyangwa se bashobora kuba bashatse guca uruja n'uruza rw'izi ndege ziva za Bukavu cyangwa se za Goma zija mu Minembwe. Ntekereza ko bashobora kuba ari cyo kintu bashatse gusa nkaho bahagarika kugira ngo hareke iyi circulation ireke kuza, kuko muri iyi circulation leta ishobora kubona ko wenda muri iyi circulation harimo kugemurira wenda abasirikare byo kurya, tera morale, ibikoresho n'ibiki. Leta ikavuga iti indege uko byagenda ko zishobora kuba hari ibintu ijana, bigatuma wenda bashobora gufata uwo mwanzuro wo kuyirasa. Ntekereza ko bashobora kuba bagendeye kuri ibyo bintu bibiri, wenda swate General niwe bashakaga, swate bashaka guca wenda uruja n'uruza cyangwa se kureba uburyo batera ubwoba cyangwa se bafunga inzira zitandukanye muri aka gace ka Minembwe. Si ubwa mbere ibintu bibaye. Mwibuke ko hari indege yigeze kurasigwa kuri Gishigo hafi neza neza ibura nka metero nkeya cyane zitageze kilometero kimwe mu indege yiture ku kibuga cy'indege. Ariko iyi ndege yo ntabwo aba bantu bahasize ubuzima bose bavuyemo ari bazima. Ibi ngibi kugira ngo indege yongere isubire mu Minembwe byafashe indi minsi. Usibye strategy yo kugwisha indege, hari n'izindi strategy bagiye bakoresha zitandukanye, zirimo nko kurasa ibisasu bya Sukhoi mu kibuga cy'indege hagati. Kibuga cy'indege hariya ku Kiziba nabyo abantu babonye ko bishoboka ko ari ukugerageza kureba uko bashobora gukomeza gusiba inzira zari zisigaye, ari nayo nzira yonyine yari isigaye rukumbi ya communication hagati
ya Bukavu, Goma, ku biribwa, imiti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ku baturage bari hariya mu Minembwe. Ico gihe rero nazo zafashe ikindi gihe kirekire cyane caje kuwanyura nta ndege yitura hariya. Ibi ngibi rero bishobora gukorwa mu rwego kugira ngo nanone bongere kandi hazemo igihe kirekire cyangwa se kongera kandi kubuza communication cyangwa se uruja n'uruza, kuko nkuko nabibabwiye mu kiganiro cya mbere, mu by'ukuri wabonaga umuntu waherukaga mu Minembwe mu minsi 3 ishize ukamubona i Bukavu, ukamubona Goma, ukamubona ahandi, ariko uyu munsi nekereza ko bishobora kuba bigiye gusubiramo inyuma gatoya. Mu ijambo ry'umuvugizi wa Twirwaneho rero Afande Rugabo yavuze ko bakomeje kwamagana ibikorwa bibi bya leta ya Kongo ikomeje gukora muri rusange. Ngaye nguko rero niko bimeze. Hanyuma ndabashimiye, reka tuze kubonana muri update zindi zikurikira. Mukomeze mugire ibihe byiza.